Halo. Katabarwa bimeze bite? Kuna gutegereje nkakubura. Kuna kubona se? Ntabwo harita. Igikari cyanjye. Agusubije no kungora. Nakubwiye ni box man kuri WhatsApp nawe nabwiye mu gikari kiwe mu rugo. Mu gikari cyanjye nta WhatsApp ba. Ntabwo ndi kukubona. Uri hehe se? Ayo yasizemo ari mu gikoni na toilette byonyine. Nta WhatsApp irimo. Ana yanjye. Wese kankubaza. Yego. Yena yumvishe twatangiye nk'ubwa ngo uva ku rubuga ujye mu gikari ubumanyi uvaye ujya he. Wari ku rubuga rwa he. Ku rubuga rwa WhatsApp kujya mu gikari cyo kuri WhatsApp inbox nago hazi. Igikari se naje mu gikari na WhatsApp irimo. Ako na WhatsApp irimo. Umva man ntacyo kanze ngusange wawe tuvugane. Uri gukora iki? Ubu tuvugana njyewe ndi mu gikari. Ntacyo ubwo ndumva ibyo ndikubwira ntabizi wajya ngo ufite smartphone utazi kwikoresha. Ntacyo kanze ngusange mu rugo tuvugane ndumva ntazi ibyo urimo n'amayite mfite ni make. Ubwo ni nta kibazo. Ubwo nimba uje kunsange wanje mu rugo. Ngo nsange witeguye. Nta kibazo. Okay sawa. Ako ugomba gusirimuka rero kava muri ibyo bintu mu bikari nta ntuze se yaba ndinaguye mu gikari kiwawe. Okay, banguka nta kibazo banguka. Katabarwa. Kati. Yego. Naje man naje. Okay. Aje rwose ko tuvugana ibyo bintu bya Simba nzi byari. Makuru se. Yego na man aho ko kijwa wigira umunyacyaro cyane. Oya, nawe wancanze pe. Buti. Wancanze. Wowe wambwiye mu gikari. Mu gikari. Okay, ibyo tubireke. Intego nyamukuru bari abantu bo kuruvuga we wancanze urambwira box ndumvaga ko nyine ari wambwiye muri box urabona ba bantu bajye batera ibintu bya box nagiraga ngo nibyo wabyumvishe nagiraga ngo uri kumbwira box ndavane bara ba mu box bakwica niko mubaza box na box umva bidatandukanye in box box mu rugo twari dufite imbwa yitwaga box Simuka ryari konzi kwa nanze mu mujyi sase muteye bikabato bagiye ubuza umusirimu kiba nkanje mana wabonye agasuti mba nambaye kiba nkaye heba net waje betse uribonye net z'abasirimu ibyo tubiveho ariko uzajya usirimu nta kibazo ahubwo ni iki cyari kikuzanye cyari kintu yego cyabiriya yari amaturo y'abantuza y'abanyafrisi Ndabona tugomba kumenya ubwenge. Yego. N'ijambo ry'Imana rivuga ngo nutamenya ubwenge nzaguta. Kabisa. Kureba Kigali nta kazi dufite. Twize ntumva tuzabaho dute. Ariko reka nkubwire. Bishobora kuba ikibazo. Kihe? Ibaze batuvumbuye. Ntabwo bazatuvumbura wa. Ninde uzatwara telefone? Tuzakoresha Bibiliya yemewe. Ninde uzatwara telefone zawe? Bari kugira ngo nzambajijisha babwira ko masengesho nta muntu nemewe gutunga telefone hari ngiye ugomba kuzibabikira kugira bidasakuriza amana bidasakuriza abantu bitaza kudiranje bikatuma pastor ari muri si ibyo ngibyo sari ibindi bagatura tukarya ubundi udakeneye kuzanira nk'aba pastor nta kibazo uko umugambi nuko cyo mu gitondo abantu cyabanye bafite bariteguye yego nawe ugomba kugira urarika babwira ko mu itorero dufite amasengesho sawa hari nta kuza imbere y'Imana imbokoboko nukuzana amaturo nyine ukabwa ko bagomba gutura okay nta kibazo bagatanga icya 10 n'amaturo nishimwe yego turi kumwe yego akira yo umugambi uzantengu oya reka ntabwo nagutengu sawa ubwo umugambi no yego umunsi w'ejo yego sawa turashize none byapa reka mwene data abadushyiriho agakora hasi tube duhimbaza Imana mu gihe dutegereje abayobozi amen rwose
nzakagendana nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana amena nzakagendana nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana amena nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana amena pastor amena amena Sashimwe imbazi munyihanganiye nakereho gatoya ko atangira ndabona muri mu mavuta mavuta bo aranditse ngo umurongo wa 25 muri Matayo umurongo wa 4 haravuga ngo igihe ntabwo bufiyatake n'ikiba kikigarutse amen haleluya dukoresha igihugu cye tukibone bo dushyira akaririmbo kanza akagendana komeze nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana amena nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana amena nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana amena bo mureke twakire umushyitsi mukuru turutse kuri paruwasi ya Ebetokori Ebetokori bamutwoherereje ikaze Haleluya Kristo bene brata. amen amen Ndabashimiye cyane kwa mwitabiriye amasengesho muri benshi. Nshimira n'uyu muyobozi w'itorero bararitse. Tumutunga imyaka tubwira ngo Imana imumugisha. Imana igumugisha pasteur bacu rwose. Amen. Bo mureke dushyireho akantu ko gusenga tujye mu mavuta neza twinje mu mwuka. Bo muri kubasengera. Umupasiteri mukuru reka mu rwego rwo kugira ngo tubanze twinjire mu mwuka neza katube dusiza agakorasi tugatera nadushyirireho agakorasi. Agakorasi kamaze iminsi kari kumfasha. Yego. Nifuje ko namwe twagafatikanya tukajyana muri mu gihe umwuka wera. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Karagira kati banyangira urutwe rwanjye bakankundira urunwa rwanjye Mana warakoze cyane ku murunwa Banyangira urutwe rwanjye bakankundira urunwa rwanjye Mana warakoze cyane ku murunwa banyangira urutwe rwanjye bakankundira urunwa rwanjye Mana warakoze cyane ku murunwa wasetsa banyangira urutwe rwanjye bakankundira urunwa rwanjye Mana warakoze cyane ku murunwa wasetsa banyangira urutwe rwanjye bakankundira urunwa rwanjye Mana warakoze cyane ku murunwa wasetsa Mana warakoze cyane ku murunwa wasetsa Amen. 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 Mureke dusenge muhumirize twakire Yesu nyene data twakire Yesu Kristo Mana turagushima kuba waraturinze muri uyu mwaka tukaba turenze ibi gusha byawe Mana bo Mana rero uturebe bose twateraniye hangaha Mana nagushimiye ko rwose Mana buriya uri igitangaza ubwo wandindaga iriya manuka Mana mugira ati amen Amen. Amen. amen muhereze Imana icyubahiro muhereze Imana icyubahiro Ni cyayo mu isi no mu ijuru rwose ni ukuri. Mana Imana ikora neza. Buri Imana ifasha buri umwe wese. Amen. amen Amen. icare nanjye ndi gushaka telefone yanjye none urambaza ngo Reka telefone turebe ndayifite.
mwese ko muri kunshaka Ikibazo mufite ni iki? telefone yanjye uzi amatelefone twagiye Kuva ya satani kandi tuba twaje. kujyaho Iyo satani turi mu rusengero ntabwo muntu bishoboka munsi y'Imana haza undi muntu ni nta muntu bose winjira gute haza undi muntu akatwiba oya ntabwo mureke byumvikana mbabwire. telefone ziraboneka mu bantu bari aha oya ngaha igira nta muntu waturutse aha ngaha Uyu ntiyaje gutwara muntu- telefone hano niwe watunyuze inyuma none se Ariko kaho kandi zibanza ntabwo None. bazikora kwanza amaso yewe se kandi umva umukozi w'Imana ntabwo yakurya. akazi w'Imana bateka mutwe b'iki gihe bakatugusa reka turebe reka turebe tugusake umushumba wanyu ntabwo nakwiba nyine reka amaboko turebe hejuru reka turebe Ariko se ntidusanga nazo ufite urabura umwere sibyo nta kibazo pasita mu byubahiro byawe ntibishoboka pastor umukozi w'Imana kuko ntabwo oya wigenda wumvikana arazifite reba oya igirahino muvandimwe ntabwo wakurwa iyi ni yande ntabwo wansiga rwose ntabwo wansiga ngo abakozi b'Imana abakozi b'Imana mwebwe b'Imana gute tubuze iri yande banguka kutubuza abantu wowe ntabwo mu rusengero biba ntabwo biba rwose oya ntabwo mukayi mudutubura ntabwo niba ntabwo